ubu narakubeshye mbeshya Silver kuri umwana we ndangije mbeshya n'isi yose. Ariko mama wadakora mama sibiki ne reka nkubwire nakugize uri umwana wanjye ndagufata nkugira inshuti yanjye nkubwira buri kimwe cyose nta kintu n'iki na kimwe nigeze nguhisha nkubwira amateka y'ubuzima bwanjye none uratinyutse uravuga ngo narakubeshye ne mbabarira ako nkaho urantumbira wabuze ikindi kintu wakoranga. Akibaze ngo uranyimyoza nagukoreye iriye kosa ryatumye imyimyozo. Ubwo urumva ndakosa ufite ikosa ufite ni ukwifata ndukora inshingano z'urugo rwawe abukirirwa mu bintu bidafitiye umumaro urugo rwawe. Uravuze ngo ibintu bidafitiye umumaro urugo, uravuze ngo gahunda za leta nta mumaro zifite, uravuze ngo gitifu umudugudu abashinzwe iterambere ab'ubuzima bose birwa bakora ibintu bitagira umumaro. Niko ushatse kuvuga? Umva ngubwire Silver, nushaka umbimbire ibintu byose njewe ndavuze njewe Serafina, uri kumva? Icyo ngeneye nuko wita ku rugo rwawe ugakora inshingano zawe ng'umugabo. Noneho nanjye ndakubwiye ngo inshingano z'urugo ntago ziruti za leta. None hasoni ubu ugiye gufata urugo rumwe ururutisha ingo 80, ntabwo urabona ahantu benda kunyuza amazi cyangwa amashanyarazi ko bashobora no gusenya ingo 120. wowe uravuga iby'urugo bifate gutyo noneho yuko inshingano za leta ziruta urugo. Ako Silver ngo baze ninde mu ndogo haya ko kwiriga ubunga muri uyu mudugudu rwose warangiza ugacyurwa nijoro. Nje Silver imbunga tabunga se kubunga ngo umugisha muke. Reka nkubwire kandi Serafine ako Serafine iki ngubu ngeneye amafaranga yo kugura perike ngashira muri ugu mutwe gwanjye ibintu byo kwirirwa ndeza agatambaro mva ngubwire njewe ndabirambiwe. Urambiwe gutega agatambaro? Ndabirambiwe nyine wumvise se mvuze. Akakurambiye se niko akakurambiye? None mvuzije wavuze uti Silver arandambiye reka nkubitemo ibindi hanyuma njya kurembuza abandi bagabo. Ibyo bintu se ninde umuntu bivuze hano umuntu arawe numbona Silver ujye umenya konse ubwenge. Urumva ibintu njye mbibona kare bitaraba ndeba igihuru nkamenya igihunyira kiri gusohokera. Urumva genda kubwiye ngo nizibwegetse menye izo zizabwagura mbere yawe. Silver uravuze ngo ndigihunyira buretse wari njye nawe twavuganaga so uragira ngo ubike. Ne koko nari nzi ko ari we muntu wa mbere kuri iyi si ugomba kunyizera, ariko niba unkoreye ubuse mama unkora iki kugira ngo mve ko ndi kugusaba imbabazi bimvuye ku mutima. Mama nukuri mbabara ntabwo nzongera kukoza kiriya kibazo. Mbabara rero haguruka aho ngaho were kumfukamira ntabwo ndi Imana. Nzubwira ko mbabarira. Haguruka ndakubabariye. Ariko se neza karambabarira ngize ukuri iri joro naba navuze iki naba nakoze iki ko nari nasinze. Kubera iki? Kubera ko iki kibazo mbajije kineye impungenge pe.
nuko twabaga turi ku musozi ahitegeye ntawe uvugisha undi nta na kintu n'iki na kimwe dukora nkumbuye umwana twareranywe buri joro ndamurota icyaza nango sha mureke mbabwize ukuri bana n'ababeshyi n'ukuri nkumbuye mwarimu twabaga turi aho tuganira imitima ivugana ibyayo arakase cyane simbabaza nuko ntazongera kumubona ukundi kubera iki se kubera iki utazongera kubona mwarimu ibyo byaba mwarimu tunabivamo ubundi se hano hari abanyeshuri bahari soko ne wambabariye ukama kuri ka gafanta basi akakeya sibyo mama ntabwo mba kuri ka gafanta ariko reka ngusukire kureba iyo ntabwo nyishaka nshaka ka kandi basi ume gakeya okay kaniryamire bireke ni abindi se naba navuze kuri mwarimu nakuri nibyo ntawe ariko mama wanaturirimbiye uzi ukuntu uburyo uzi kuririmba waturirimbiye waduhaye isoni nijoro twese turembera ariko nari mfite ubwoba bw'iki kandi nagize ngo kirisi yawe yagarutse ako neza nawe reka narakize kandi meze neza nta kibazo ni ukuri pe ese ubundi ukuvuga ari ugutaruka beriza arihe ngiye kwa muganga ni ukuri mbabarire uriya mwana w'umukobwa umukomeze umwiteho kubera ntabwo biba byoroshye shaka gutwita sibyo umujinya wawe n'uburakari ureke naho ubundi kuri cya kibazo cya papa wawe ndakubwiza ukuri mwana wanjye Siliveri ni papa wawe pe ntabwo se mama ntabwo ushonje kanjye gutekera iki mva mbese gutekera ubwa ruswa zawe nzi reka mubara ntabwo ushaka ndumva n'isa n'igeze kubera za nzoga naraye ngo hage ngo babyitaye bike none hake aha ahubwo ntugize akantu ngomba kugutekera ni ukuri ntabyo isese biranyishe abataheri mugiraga amagambo menshi nda nubwo uri kwibuka ibintu wavuze uvuze ibiki ubanje kubanza uvuga ngo ndiki ngo ndi umukobwa ubwo urandebye uranyitegereza urambindukiza usanga njyewe ndi umukobwa umva ngo ubwire madamu njyewe kundeba gutya ndi umugore kandi umugore wihaye ikindi umugore w'umugabo uri kunyumva neza ubwo ari bwo wakiyubashye kuko uzi ko uri umugore w'umugabo nase ndi umugore wawe kwihesha n'agaciro uri umugore w'umugabo ariko wihesha agaciro umva rero ngo ubwire ndi amafaranga ushaka mbisubizeyo ntabwo nabikurangira nda nubwo ndi kuburana nawe ko wagira ngo naje kwikopesha hano wagira ngo ndagara amafaranga yanjye ngiye kuguhereza ngo reka mukorere kare kose se wigiraga amata mbima vuba nivira hano nigendere mugiraga amagambo menshi singeze hasi mbaye nga data ngiye gusoma misa kangahe Nisengeze. ndavuze ngo zamura ugeze ngahano mwana se uyu ndageze ahangaha reka ngeze aha basi mva mbese ugiye no kunjugunyira metero hasi ko wagira ngo ariko abagore bo muri iyi minsi bameze bati wowe mutare usukoraga muri uyu mudugudu ngo waza nabigukorera ureka ko nzakuriza abagore bo muri iyi minsi rero basigaye ngaho genda ese numvishe gusigaye umukangurambaga ni se ufite inzozi zo gukora politike tubimenye
ariko abahanga baravuga ngo politiki utayikoze iragukora sha. bwa bwenge bwawe politiki ikora umuntu cyangwa umuntu akora politiki. Ibyo byihoreraga nta n'ibyo bukangurambaga n'iki ngeze mfatanya na leta tuyamaha akazi njyewe n'uburyo bwo kugira ngo nigarure abaturage mbagezeho bizinesi yawe. Umviye kuba umunyabizinesi mama. Ngo bizinesi wowe siliveri bizinesi gusa ni bizinesi. Gahunda yo kujya ndangura ihene noneho nkazibaga nkashyira abantu bampaye gahunda inyama iwabo mu rugo. Ahubwo nenda gushyira kuri ukajya wirirwa unuka inyama se siliveri nukubona abantu bakwemera koko. Ariko ko ibyo bintu byanyu mwihaye ngo abantu barakwemera ngo uranuka inyama, iyo niyo gahunda igezweho mu mujyi. Iyo bizinesi ni igezweho anuka inyama. Bizinesi yo kwirirwa unuka inyama gusa ni bizinesi. Ariko uzi n'iki? Unuka inyama, unuka amatezano, unuka amaraso, unuka ibiki byose gusa ngo kandi ubu ni wowe uzanza Silve. Uri hehe ko namankaye ngo ugura agacupa nzakugurira inzoga uyinywe utahana ayo mazi n'ifuru. Imishiti itatine nayirya nta kintu uzabonaho. Yumva nyine gusa utamaye ku nyama wowe wamuhaye. Komera. Amakuru Meza ni meza. Umunsi mwiza. Yego namwe. Ariko rero nubwo muri kuvuga ngo doctor ngo yarimutse nta hantu yagiye ndabizi. Nta muraro ujya usiga ahuduze ngo agende ko niyo yagiye aba ari hafi aho ngaho. Umva Jado, nubwo ushaka kudufasha ugomba kumenya ko iyi ngiyi ari operasiyo ya polisi ntabwo ari operasiyo y'abasivili. Akuse onkre nawe rwose ntawe nyumvira. Rero nawe sinzi ibintu urimo. Njye uzatuma njya mu gipolisi igihe noneho nzarebe ko wirirwa kongera kunserereza. Jado, ugomba kwemera ko uri umusivili. Igihe reka rero mbabwire plan yanjye mwumve ndiba ndi umusivili cyangwa se ndi generali docteur capitaine mapeti. Sibyo? Okay, gaho tubwire. Reka mbere yanjye nakoze neza. Ni ukuvuga ngo izi ni hudu za doctor. Ni ubuvumo bwe nyine. Ese doctor wa muvumo. Papa nyine ni slang z'abarara. Vuga ngo izi ni hudu za doctor. Nuvuga ngo ni ubuvumo bwe nyine atuye. Iyi ni inzu ye. Vuga ngo njye icyo nzakora nzabajya imbere. Muzamundi inyuma nyine nk'intambwe nk'eshatu cyangwa enye. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa ArtRwanda ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Nindondereje umwana yoga caracara yoga caninci ishe akenyegeza ibisabo nindondereje Komeza uririmbe. akone uko ngubu ndi kubitekereza uko ntigeze ngusaba imbabazi. Si iki se? Zuko nkushije mama inzoka? Byararangiye. Oya ntabwo ari ibyo gusa nyine urabona neza kuva nakumenya ntabwo nigeze nkubera umwana mwiza kandi nta n'icyo na kimwe nguhora. Beni ibyo tubyihorere.
nyine urabona neza kuva nakumenya ntabwo nigeze nkubera umwana mwiza kandi mu by'ukuri nta n'ikintu na kimwe nguhora. Beni reka ibyo tubyihorere sibyo? Oya kambivuge nenegure. Okay. Neza kuva nkikubona sinzi ahantu ikintu cy'urwango cyavuye. Nabonaga ufite ibintu byose nifuza mu buzima. Muri make ufite intego mu buzima mu gihe njyewe nari neza. Rero ukundeye ukuntu navutse mu muryango ukize, gusa wanjye amaze gupfa ntabwo nongeye kubona urukundo rwo mu muryango. Bakuru banjye babiri bahise barongorwa nsigarana na mama, ariko na mama nawe hashize igihe amezi make cyane nawe ahita apfa. Nahise njya kubana na tante, ariko na tante ntibyakunze. Urumva nyine by'amashuri ho nahise mbireka. Numvaga ngomba gutangira kuririmba. Cyari ubuzima bukimeze neza. Abo mu muryango cyane cyane papa bajyaga bambwira yuko ngo nzi kuririmba. Ko Beni ufite ijwi ryiza, ni ukuri ufite ijwi ryiza uzi kuririmba. Nyine urumva nahise ntangira kujya ndirimba, hajya mu karaoke duke bampaye nyine nkatunywera inzoga. Tangiye kubaho ubuzima uko mbwumva nyine ko mbubonye akaba ari ko mbwakira. Nyine urumva natangiye kuba mu kabari gutyo. Ubuzima nabagaho uko buje ko mbubonye uko mbwumva. Ndumva muri byinshi. Ihangane pe. None se Beni ati wabahe? Abakimihurura. Kimihurura? None se Beni ati wabahehe? Abakimihurura. Kimihurura? None se wazagiye ukamureba ukamuganiriza ukareba niba ari icyo yagufasha? Oya humura, hari umukopine wanjye navugishije arambwira ngo nshobora kuzahita njya kubana nawe ntacyo. Oya se kandi oya, ibyo ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Ni ukuri winyumva nabi, ntabwo nshaka kukwirukana, ahubwo ndavuga ubuzima uzabaho numara kubyara, ubuzima umwana wazabaho. Urabona uzabyifasha ukabishobora kubona natwe tutabayeho mu buzima bwiza. Nawe urabibura ntaho uri gukinga. Mama bimeze bite se? Nsa Mama narinje kugusaba akantu. Kantu ubwoko ki? Nyine nari nkeneye agatelefone ko gukoresha. Aho se Jado, wowe watangiye kwimenyereza so ukajya umwaka icyo ukeneye. Reka nkubwize ukuri, nubwo ubona ngiye nganira na papa ntabwo rwose iyo bigeze ku ngingo y'amafaranga nta n'ikintu namubwira habe na kimwe. Sinshobora kumubwira iby'amafaranga kuko ubizi amafaranga ye ntangije ni menshi. Uzi amamiliyoni niyo natereye inyoni. Ntabwo nakongera. None se nangahe ushaka? Mama Jado, ndakwemera igira y'ubunyica. Ndabizi iyo watangiye kuvuga gutya amafaranga wayampaye. Wavuze amafaranga urasara. Iki se?
nta kintu ese ko hanyuma nakubazaga uko telefone igura bakubwiye ko nyafite jewe iyo watangiye kuvuga gutyo uba wabyemeye biba byarangiye ndakuzi fata censi ahubwo fata ariko genda namusomeje intango ntiyabibona murya n'ikinyunguti ntiyabimenya reka muhe n'ibiceri magana ane wenda ndebe ko yapfa gutanga umutuzo yiwe iki kintu ko mbona kimbangamiye ko mbona kindebera umugore cyane nibikomeza njye turapfa ubusa cyangwa se mumena urusenda mu maso nzanira igikwembu kimutambike mufubike ntambonera umugore ariko se nanone biratanga iki ko ibice byiwe byose yabirabutswe niyemeje gucika nzira wowe niyemeje gufungwa nzira wowe cyane cyane ko ahanini atari nagiye wakugira inama yo gutinda gushaka ntabwo ukibona nyine tubura amafaranga dukine amafaranga y'ukweka n'inzoga ziteka neza turatangira gucupa nk'ishakariza n'irindi warakikeye cyarakureye tubonane shanja gutanga inkwano ntabwo twari kumwe nta kibindi wazanye ntabwo gishobora kurya kirya abarezi ndaje nyikine nkirya none ubwo butaro ko bw'igikorwa ikiyiko na buri wese bayaruriraho uko bishakiye burya ngo bajya banayitizanya shacyo yitandukanye rero n'uyu nguyu ne biti ni byiza urananiwe ndananiwe cyane none se ku bitaro byagenze bite byaciyemo bicamo se bicamo iki baba bazanamo n'imiteto ibintu tugomba kurya ibyo tugomba ngo gukora kugira ngo umwana akure neza ajye bambabarira si nawe wita imiteto atari imiteto gute se gute umuntu yambwira ibyo ngomba kurya atampahira barangiza ngo ntabwo tugomba ngo kugabanya ibiro ngo kuko ngo bigaragaza imirire mibi ngo n'umwana uri mu nda ntakure neza oya ibyo bajya bibwira ba bagore bafite amamodoka aho ngiye bajya bandeka byose ni ibiki ahubwo we uranyibukije uretse agatanda urabona nubwo nanjye ndi mu bushomeri ariko akiri amafaranga sibyo uzajya utega ugura akaji ugeze kwa muganga ntabwo koze mwana sinzi ukuntu nagushima pe naya nta kibazo nta kibazo ahubwo beni hari ibintu umaze iminsi ntekerezaho urabona urakuriwe ndakeka iki ari cyo gihe cyo gutekereza ku kuntu watangira guhaha ibintu nk'ibigoma imyenda y'umwana neza mbabarira ibyo nisima ntashobora no kubitekereza kuko buri gihe ntangiye kubitekereza mbura igisubizo mpamya nk'umusazi mva mbabarira ntabwo nshaka kubitekereza aka kanya sinzi ukuntu nzabigenza ariko mbabarira
uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza, ikuhirwa kandi igahabwa inkunga yose ikeneye, irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbo. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa. Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2001 byuzuzanya n'umurongo mugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye, hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti imbuto itoshye ejo haganje. Muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye ejo haganje. Daika, mereza telefone nasize aho muri kontwari. John, nako Johnston. Ubu koko turashwana umunsi umwe ugahita uza n'undi. Ariko uba wibuka ko yanze ari ngiye kwishyurira? Hari ibyo nigeze gusa. Ibi si ibibazo ko. Nuko uvuze. Nuko uvuze nyine. Uzareka kwishyura kwanjye. Ibindi byose uzabireke. Okay. Uzi n'ikindi? Tegura miliyoni zanjye uko ari 5 zose. Nyasanga aho ngaho ndaje nyafate. Nkongerere mu rugo. Niba ufite ikibazo ushaka ko gikemuka ubwire. Ndaje ibintu byose tubisoze. Genda, kakubaza. Nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera, ejo si kera, ejo si kera, ejo si kera. akazuba kazarasa icyizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire
ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho